Uyu munsi ni kuwa gatandatu, harabura icyumweru kimwe gusa ngo tugere kuri Noheli. Bivuze iki? Turi gusoza umwaka w'ibihumbi 2022. Ese wowe iyo witegereje neza ubona uyu mwaka wa 2022 turi gusoza waragenze ute kuri wowe? Ibyo wifuzaga kugeraho wabigezeho? Intego wari ufite ubona warazigezeho ku rugero rwa kangahe? Icyo nshatse kuvuga ni uko iki gihe tugezemo ni igihe cya buri muntu kwicara akikorera evaluation akareba ngo ese uyu mwaka ibyo nari niyemeje kugeraho nabigezeho. Icyo gihe nanjye nicyo ndimo. Ubu ngubu nyine nje njyenyine Kevin ntaho hari, yatembereye nawe araza kutwereka aho yatemberereye uburyo byagenze. Mwibutsa ko nimba uri mushya kuri ino channel gira gutyo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye, kandi ndanabashimira uburyo mukomeje kureba ibiganiro byacu no kudushyigikira muri rusange no kudukunda, kuko buriya nta kintu kidasanzwe tuba dufite ariko kubona umuntu ushobora kubakunda agakunda ibyo mukora, ibyo muvuga, atari uko wenda mufite ubuhanga buhebuje cyangwa se mufite uburanga buhebuje, biba ari ibintu by'agaciro, kiba ari ikintu gikomeye cyane, kiba ari ikintu sinzi ukuntu nabivuga ariko kiba ari ikintu cyo guhereza agaciro cyane. Namwe ndabubashye cyane kandi turabakunda natwe. Nje rero kuganira n'abajama banjye, maze iminsi mpura n'abajama banjye bakambaza ibibazo bitandukanye, bamwe nkabona bumiwe, buri wese nkamusubiza ku giti cye, ariko nahisemo kuza ahangaha kuko ahangaha nyine iyo turi kuganira tuba turi kuganira n'abantu benshi, yaba abo tubonana abo tutabonana, ahangaha niho duhurira. Rero ibibazo muri iyi minsi ndi kwakira cyane, abantu baba bambaza atari ko se buriya wiyongoje ute? Ati buriya ntabwo kwera biriya bintu watinyutse, ati ntabwo wari ufite, ati se biba byagenze ute kugira ngo wicare wumve yuko ugomba gushaka umugore? Ati se wunda kumva arakubwiye ati buriya shati wari ufite ikofi, ati buriya hari ahantu wumvaga mu mufuka bimaze kugera. Nyine ukabona yuko abantu ikintu cyo kubaka urugo by'umwihariko abasore bagifiteho imyumvire itandukanye. Hari abatekereza yuko kubaka urugo ari amafaranga, hari abatekereza yuko kubaka urugo ari uko wenda uba wabonye umugore ufite amafaranga, cyangwa se ari uko uba wabonye akazi keza, cyangwa se ari uko nyine uba wabonye ufite nk'amamiliyoni kuri konti. Ariko ntaho bihuriye n'ukuri, kubera yuko ibyo byose nta na kimwe cyubaka urugo cyangwa se cyagakwiye gutuma umuntu afata icyemezo cyo gushinga urugo. Ikintu cyonyine ngewe navuga cyatumye nyine mfata umwanzuro nkavuga ati ngiye gushaka umugore, ni ibintu nka bibiri. Ntabwo ari ibintu byanunguye, si n'ibintu byaje ako kanya, nta nubwo ari ibintu byaje muri uwo mwaka. Na mbere yuko mpura na Kevin cyadutangira gukundana, ngewe igihe nashakiye nari nzi ko nifuzaga ko aricyo gihe nashakira, kubera yuko ni intego nari narihaye. Numvaga bibaye byiza umwaka wa 2022 utansiga nashatse. Ikindi ariko hari n'intego nari nayihaye mu bijyanye wenda n'akazi kanjye cyangwa se n'ibyo nkora. Ndavuga ati igihe nzaba ngeze ku rwego runaka, nzaba ngeze igihe cyiza cyo gushaka. Kandi nabwo nyine iyo ntego nari nihaye nkavuga ati byanze bikunze ngomba gukora cyane, nkagera muri 2022 urwo rwego narugezeho. Urangiye wenda umuntu ukunda gukorera ku ntego, iyo umwaka utangiye ndicara nkiha intego nkavuga uyu mwaka ngomba gukora ibi bintu, ngomba kuba ngeze kuri runo rwego. So ndibuka muri 2020 nibwo nari itangira, nibwo nicaye ndavuga ngo hasigaye imyaka 2. Muri iyi myaka 2 rero ngomba kuba ngeze ku rwego nifuza kandi ngomba kuba nanashatse.
ku bantu rero batekereza yuko umuntu yagakwiye gutekereza gushaka ari uko afite amafaranga, reka mvuge ngo muribeshya. Impamvu mwibeshya ni iyi: rimwe na rimwe tujye twitondera n'inama abantu batugira, kubera yuko umuntu akugira inama ariko ni inama z'imyumvire ye, ntabwo ari inama z'imyumvire yawe. Buriya biba byiza iyo ukoze ibintu bishingiye ku myumvire yawe, bishingiye no uhuje n'umutimanama wawe kurusha uko ugendera ku bitekerezo by'abandi. Hari nk'umuntu urugero aba yarashatse abana n'umugore we wenda nko muri chambrette batagira n'intebe yo kwicaraho, bagasitaragoringa bagakora, uyu munsi bakaba bafite amafaranga, bafite urugo rwiza. Wamubwira ko ugiye gushaka akahita akubaza ati ubwo se ufite iki? Ati ubwo se umugore uzamutungisha iki? Nyamara wakibagirwa yuko nawe ashaka umugore bari bari gusunika, nta kintu bose bari bafite. Wenda ntanakumotive ngo akubwire ati nawe genda wubaka amateka yawe, wubaka ubuzima bwawe, nanjye natangiye gutya. Ahubwo akakumvisha yuko ibintu ugiye nko muri ni nko mu muriro wishyizemo n'iki. We akumva yuko hari imbaraga we yabonye zo gushaka nta kintu afite, agafatanya n'umugore bagakora bakagira icyo bageraho, akumva hariho izo mbaraga utazibona. Ibyo rero niho hantu ushingira uvuga ko nyine abantu baguhereza inama zishingiye ku myumvire yawe n'ibitekerezo byabo, ntabwo baguhereza inama zigendanye n'imyumvire yawe. Wenda nkakubwira ati bitewe n'uko nkubona n'uko wumva ibintu ukwiye gushaka, reka nta muntu uzakubwira icyo kintu. Ahubwo umuntu nimba wenda ari umukire, afite amamodoka, afite amazu, afite ibiki, kumubwira yuko ugiye gushaka ukodesha, azahita akubwira ko ibyo bintu utazabivamo, ntabwo bizoroha, ntabwo iki, urumva. Ariko nyamara ntabwo abantu bose, nawe ntiyashatse afite izo modoka n'amazu. Urumva rero gushaka mbere na mbere ni icyemezo gishingira ku myumvire yawe wowe nyir'ubwite, wowe ushaka gushaka. Not kuvuga ngo mama yambwiye ibi, papa yambwiye ibi, grand frère yambwiye ibi, sister yambwiye ibi. Iyo ni imyumvire yabo, ntabwo ari imyumvire yawe. Kandi urugo ni urwawe, ni wowe uzi plan ufitiye urugo rwawe, ni wowe uzi impamvu ugiye gushaka. Njyewe rero iby'amafaranga njye numvaga urwego cyangwa agasongero k'ubutunzi nifuza mu buzima bwanjye, cyangwa se impamvu nkora mvuga ndashaka gutera imbere, urwego rw'ubukire se cyangwa rw'ubushobozi, kuvuga ngo ufite amafaranga, urwego nifuza cyane ntekereza gutungaho amafaranga, nabonaga n'ubundi bigoye yuko urwo rwego narugeraho ndi ingaragu, urumva. Niyo mpamvu navuze ati byibura ningera kuri iyi level nkatera iyi ntambwe, igihe cyo gushaka kizaba kigeze, kugira ngo noneho nkore kugira ngere kuri ka gasongero nifuza. Kuko numvaga kuba umugabo, gushaka umugore, kugira urugo ari imwe mu ntwaro nziza yazamfasha kwihutisha iterambere ryanjye, nkagera ku gasongero k'urwego nifuza. Niyo mpamvu igihe cyose narasengaga ngasaba Imana ni uzampa umugore dukundana, umugore unyumva, umugore nyine w'umukozi, ufite ubwenge ku buryo njye nawe tuzashyira hamwe tugafatanya tugashaka iterambere ry'urugo rwacu. Erega buriya iyo ukiri ingaragu uba ukigendera ku mateka y'ababyeyi. Nyine urajya ahantu ukumva uri proud y'ibyo papa wawe yagezeho na mama wawe. Ariko nawe iyo uvuze ngo ngiye gushaka, ubwo uba witandukanyije n'amateka y'ababyeyi bawe, kwa kundi wishaga mu kwaha kwabo, uba ugiye mu mateka yawe. Ntabwo uzajya kuvuga ngo papa wanjye ngo yakoze ibi, ngo proud ngo umuryango wanjye, iwawe waba urahe cyangwa iwawe bagusohoye mu nzu. Ubwo ni ukuvuga ngo uba utangiye urugendo rwo kubaka amateka yawe, wowe n'umugore wawe, wowe nk'umuryango wawe n'abazagukomokaho. Urumva rero amateka y'ababyeyi bawe, y'abavandimwe bawe, aba afite aho yatangiriye, n'ayawe rero aba agomba kugira aho atangirira. Aho atangirira ni wowe uhamenya, nta wundi ugomba kuhakumenyera. So njye rero ntabwo nigeze ntekereza n'umunsi wa rimwe ko nzashaka nabonye amafaranga, kuko numvaga yaba ari imyumvire icuramye. Ati icuramye gute?
gutekereza yuko uzashaka umugore ngo wabonye akazi keza, uzashaka umugore ngo ufite imitungo ya miliyoni mirongo ingahe, uzashaka umugore ngo winjiza miliyoni zingahe ku kwezi, ibyo ni ukwibeshya. Kuko umugore uba ugiye gushaka muba mugiye kubana ubuzima bwose ushigaje ku isi. Mu buzima ushigaje ku isi harimo realite nyinshi, harimo ibintu byinshi, uzarwara, uzarwaza, uzabona amafaranga uyabure, uzakira ukene cyangwa ukene ukire. Harimo inzira ndende kuko nta nubwo uzi igihe uzamara ku isi. Ushobora kuba usigaje n'imyaka nk'ijana ku isi cyangwa se na 80 ku isi, sibyo? Kimwe nuko ushobora kuba usigaje imyaka 5 cyangwa se n'2 cyangwa se n'ukwezi. Ujya wumva abantu bakora ubukwe nka nyuma y'ukwezi akahita yitaba Imana, cyaze nka nyuma y'amezi 2 akahita yitaba Imana. So nimba utazi igihe usigaje ku isi uko kingana, kandi icyo gihe ukaba ugomba kuzakimarana n'uwo muzabana, ni gute uvuga ngo uzashaka ngo ugeze kuri ibi ngo ufite amafaranga? Ubu se uramutse ushatse nk'umugore ufite akazi keza uhembwa miliyoni, ariko nka nyuma y'ukwezi mbese ukava muri honeymoon baguhereza iretere igusezerera ku kazi, umugore wahita umusubiza iwabo, wabigenza ute? Ntago se mwabana muri ubwo bushomeri bwawe ugashaka kandi kazi muri kumwe? Hanyuma se igihe uba warataye wanga gushaka uvuga ngo utegereje akazi keza, n'ubundi urugo rwawe ukarutangirira mu bushomeri, uba warakoreye iki? Ni ibintu byo kwibeshya. Ngo umugore ntago ari umuntu muba mugiye kubana ukwezi kumwe ngo uvuge ngo ku kwezi agomba kuza ameze neza, mfite amafaranga, mfite akazi. Oya, ni umuntu muba mugiye kubana ubuzima bwose. Ni ukuvuga ngo njyewe no mu byo nagenderagaho mpitamo umuntu tuzabana, narebaga umuntu ushobora kubaho mu buzima bwose. Kuko uyu munsi dushobora kubana tumeze neza, dufite ubushobozi bwo kuba ahantu heza, kurya neza no kubona buri kimwe cyose dukeneye, ariko mu gihe runaka bikanga, nimba ari n'akazi bakakakwirukanaho, nimba ari n'ibiki wakoraga wenda business ntigende neza, kandi uwo mugore mugomba kubana mu bihe byose, ibibi n'ibyiza. So urumva nta mpamvu n'imwe y'ubuzima tubamo bwa buri munsi yagakwiye kugupushinga gushaka umugore cyangwa kutamushaka, kuko ibintu isaha n'isaha birahinduka. Ariko umugore muba mugiye kubana ubuzima bwose. Ni ukuvuga iki rero? Ikintu kiba kigomba kugupushinga gushaka cyangwa kubaka urugo ni wowe ubwawe, wowe ku giti cyawe, wowe ukicara ukiganiriza, ukikoresha inama, ukajya inama n'umutimanama wawe, kuko ni wowe ubuzi ngo ndashaka kuba nde, ndashaka kugera he muri ubu buzima, ndifuza iki, nzakigeraho gute. Ni nawe rero uba ugomba kuvuga ngo igihe cyanjye cyo kubaka urugo kirageze, bitewe n'uko ni wowe ufite viziyo yawe mu biganza byawe, ni wowe mushoferi w'ubuzima bwawe, ni wowe driving ubuzima bwawe, ukamenya ngo ndashaka kubukura aha mbugeza. Naho ibyo kuvuga ngo numvishe ibi, ngo bambwiye ibi, ngo bariya ngo babanye ngo bameze gutya, no, ibyo ni ukwibeshya. Kuko kuri iyi si ntituzareshya, nta nubwo tuzabaho mu buzima bumwe, nta nubwo inzira yacu muri ubu buzima ari imwe. Ntabwo uko Leta yatambutse ntabwo ariko wowe uzatambuka, ntabwo ariko kanaka yatambutse. Wowe ufite intambuko yawe, nanjye mfite intambuko yanjye, n'undi afite intambuko ye, n'undi afite iye yatambutse. Twese ingendo zacu ziratandukanye, n'inzira zacu ziratandukanye, ntabwo tuzamera kimwe, ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu nukuri ikintu cyose uzakora urebeye ku wundi ngo yabikoze utya, uzafegiringa. Cyakora ushobora kwigira ku wundi ukareba ati uriya yabikoze utya, bigenda utya, ukagira isomo ukura ku nzira ye yanyuze. Niyo mpamvu habaho nyine umuntu kwinspira, umuntu kwinspira ukavuga ati bitewe n'uburyo umuntu akoramo ibintu bye, mufatiraho urugero, hari ibintu mwigiraho gutyo. Ariko ntago wamera nkawe, nta n'uzamera nkawe, ntago bibaho. Ngo nibyo mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu arivukira. Ngo nubwo mwavuka muri impanga, weho n'impanga yawe, ntabwo inzira y'ubuzima bwanyu ari imwe. Umwe ashobora gukira undi agakena, urumva? Umwe ashobora kubaho neza undi akabaho nabi,
umwe ashobora guhura n'ibibazo undi ntahure nabyo. Niko ubu buzima bumeze, buri wese ni ku giti cye. Urumva rero nkanjye na Kevin twitegura ku bana, hari n'abantu barengeraga bakagera kure cyane, bagashaka gutekereza n'uburyo tuzabaho. Bamwe bagatekereza ko inzara izatwica, bamwe bagatekereza ko bizanga iki, sibyo? Ariko twebwe nyine nitwe twari dufite vora y'aho turimo tugana. Kuko ndibuka Kevin naramuganirizaga nkamubwira ni rero hari ubuzima nifuza kubamo nyine, kuko ntibwari ubuzima bubi nyine, nawe nkumva turi kumwe, nawe nkumva nibwo buzima yifuza. Ariko nkamubwira ni bizatugora, ntabwo ubwo buzima kububamo, ntabwo tugiye muri paradizo, mu busitani kwirira amatunda, kwirira imbuto, iki n'iki. Kugira ngo ubwo buzima twifuza kubamo tububemo, tuzabikorera, tuzabivunikira. Ntabwo ari ibintu bizaba byoroshye, ntabwo, kandi niko kuri. Ikintu cyiza cyose wifuza kugeraho kiba kigomba kukuvuna. Urumva buri gihe ngewe iyo twaganiraga ntabwo namwizezaga ibitangaza, buri gihe nanajyaga hasi ya level turiho. Na bya bintu mbona yuko byoroshye kuba twabigeraho, naramubwiraga ati no, ntabwo ugomba kwizera ko bizahoraho. Kugira ngo bihoreho tugomba kubiharanira. Nyine ntabwo ngewe nkunze kwiyumvisha yuko hari ikintu cyoroshye muri ubu buzima, buri kintu kiba kigoye. Uyu munsi ushobora kuba uri kwishyura inzu y'ibihumbi 200 cyangwa 100, ariko hari n'igihe ushobora kuzisanga mu ya 50. Rero ugomba kuba uri ready ko ubwo buzima bwose kububamo bishoboka. Ngira ngo mu minsi yashize nabonye ubuhamya bw'uriya mubyeyi witwa Haji wakoreraga i Nyanza, ari kuvuga ngo yari ageze ku rwego rwo kuba atunze miliyoni 500, ariko kuri uyu munsi tuvugana naho kuba kuhabona ni ikibazo, no kurya ni ikibazo, nuko ngo afashwa n'abantu yafashije. Urumva umuntu wari ugeze ku rwego rwo kuba atunze miliyoni 500, kuba uyu munsi arya kubera yuko hari uwamwoherereje 2 cyangwa 5. None se ubu buzima urumva hari ikintu kiri permanent kirimo? Nta kintu kiri permanent. Rero ni mpamvu ingo zijya zihura n'ibibazo. Uhura n'umuntu ufite udufaranga ugashaka kumwumvisha ko ubwo buzima buzahoraho, kandi ibintu birahinduka my friend. Ushobora kuba uyu munsi ufite akazi, ejo ukakabura. Ushobora kuba uyu munsi ufite business uri kwinjiza amafaranga menshi, ejo bikanga. Niyo mpamvu nimba ugiye no gushaka umugore, ugomba kumva yuko mugomba kuba indwanyi muri ubu ubuzima bwose mukabubamo. Ikindi abanyarwanda baravuga ngo nta rugo ruhahira urundi. Nubwo waba ufite abantu bishoboye, abavandimwe n'inshuti n'iki, ariko ugomba kugenda uzi yuko urugo ugiyemo n'urwawe, nta rundi rugo ruzahahira urwawe. Ukamenya ko n'ibyanga nyine bizanga wowe n'umugore wawe, mumenye ngo noneho tugiye gukora iki. Nta wundi muntu uhari mu wo kureba, ntawe. Urumva? Na rent nibura ugomba kumenya ngo nimba wabaga mu nzu y'ibihumbi 200, urahita ugenda ujye kuba mu 100 nyine, niyo ushoboye kwishyura. Nyine ikintu cya mbere ugomba kwiyemeza gushaka urugo wumva yuko ufite iyo determination yo kuba married, wumva yuko wamara amashi, kuko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Uhuriramo n'ibintu byinshi, bimwe na bimwe ugasanga ntiwari ubyiteguye. Niyo mpamvu akenshi iyo naganiraga na Kevin naramubwiraga nti hari ibyo twifuza, hari ubuzima twifuza, ariko ntabwo turamenya realite z'ahantu tugiye. Dushobora kuzagerayo tugasanga ibi turi gutekereza bitandukanye n'ukuri kwaho. Niyo mpamvu ibintu byose ugomba kubiha 50-50. Bishobora kugenda neza cyangwa bikagenda nabi. Gusa turashimira Imana yuko kugeza ubu uko ibintu byacu twabitekerezaga niko biri kugenda, uko twifuzaga kubaho niko tubayeho. Kandi Imana nizeye yuko izabidukomereza ahubwo ibigire byiza kurushaho. Ariko twebwe tujya ku bana twari dufite project plan, twari twarabiplaninze ku buryo washoboraga
kunyegera cyangwa ukegera Kevin akakubwira uburyo ibintu bipanze, aho tuzaba hagomba kuba hameze hate, ese nyine ibintu byose twari twarabipanze, kandi uko twari twarabipanze Imana yaradufashije, niko bimeze kugeza iyi saha tuvugana. Kandi ugereranyije n'uko tubipanga twari tumeze, buriya uri gutegura n'ubukuhura n'ibibazo byinshi cyane, hari n'aho byageze tukabona yuko bishobora kuzagorana ko ibintu twari twarapanze, ubuzima twari twarapanze ko bizakunda. Ariko buriya Imana ni igitangaza, nyine irakureka hahandi wowe watekerezaga yuko ibintu bitagishobotse yo ikahita ibikora. Niyo mpamvu nyine yitwa Imana, niho ibera igitangaza. So abantu nyine kuguca intege iki, nimba wa mujama wanjye uri kundeba, nta rwego uzageraho ngo wumve yuko washaka, nta mafaranga uzabona yatuma ushaka umugore, ntayo. Usibye kuba wowe uvuga ngo igihe cyanjye cyo gushaka kirageze, kandi impamvu ngiye gushaka ni iyi, kandi nabonye n'umuntu tuzabana, dukundana, duhuza, tugira ute. Hari n'abajama bimwe bajya bavuga ngo utinda mu nyama ugacyura imifupa, ugasanga afite nk'umusheri umukunda, umwumva, babana mu buzima bwose, ariko ugasanga ari kuzarira mu tuntu utamenya ngo ni uduki, ngo urabona ngo mpembwa ngo 200, ngo byibura ngo nzashaka mpembwa ngo mpenga mbwa 500, ahubwo uzashaka guhembwa 100. Njye najyaga nkunda kubwira abantu nti ikintu kibabaje cya mbere ni ukwanga gushaka ukiri mutoya, ugifite n'imbaraga zo gukorera inzozi zawe no gukorera urugo rwawe no gushaka iterambere, ukazashaka ushaje kandi ukennye. Buriya uzi kwanga gushaka ukiri mutoya, nubwo waba udafite ubushobozi, ariko byibura uba ugifite vision, uba ugifite imishinga yawe, uba ugifite umwanya wo gukora amaproje yawe ufite, kuko uba ukiri mutoya nyine. Noneho ugashiduka wikubise muri za 40, n'ubwo bukire wifuzaga ahubwo warasubiye inyuma, uba warabaye desi. Urumva uba warabaye desi, nta nubwo uba ugifite n'imbaraga zo gukora cyane nk'uko wakoraga ufite imyaka 30. So buriya rero nitukajye twirindiriza icyo tuzakora, kandi ibyo abantu bavuga n'ibyo bo bavuga, kuko ni santima zabo, ni imyumvire yabo, ariko wowe nyine ni wowe kandi ni wowe wiyizi, nta muntu ukuzi. Umuntu gutekereza ngo muzabaho mute, ngo muzatungwa n'iki, wese yatunzwe n'iki cyangwa atunzwe n'iki? Wese umenye, usibye kumubona agenda, uzi ikimutunze, uzi uko abayeho. Nawe nyine genda ukireye amateka yawe, ubeho uko ubayeho, bibe byiza bibe bibi, ariko nyine umenye ngo njye mbayeho gutya. Sibyo, njyewe ndi umuntu udakunda kurebera ku bandi cyangwa kumva ibyo abandi bavuga. Njye ngendera mu byo ntekereza, muri gahunda yanjye mfite, muri proje yanjye napanze, niyo mba ndimo. Ibyo wavuga byose njyewe nta kintu njyewe biba bimbwiye. So urumva rero kujya kwita ngo umuntu yavuze ibi, cyangwa ngo urashanga ukwemeza abantu. Hari n'abantu batinda gushaka ngo arashanga kuzakora ubukwe ngo yemeze abantu, ngo abeho mu buzima yemeza abantu. Never. Kuri iyi si uremeza ninde wo kwitayeho? Nta muntu ukwitayeho, ni wowe gusa wenyine wiyitayeho. Umuntu wagira ikibazo bikamuhangayikisha ni wowe. Uramutse ugize ikibazo cyangwa se ukagira, ahubwo iyo ugize n'iterambere abenshi bakugirira ishyari. Bishimisha abantu bake cyane, kandi abashimishwa n'iterambere ryawe na ba bandi bababazwa n'ikibazo wahuye nacyo. So urumva yuko rero ugomba kugendera kuri wowe, my friends. Mureke ibintu murimo, ngo amafaranga se mutegereje muzayakura he? Hari kontra y'ubuzima bwose mutegereje mugiye gusinya. Ako kazi ushobora no kukabona ukagakora ukwezi kumwe, kandi umugore muzabana ubuzima bwose ushigaje ku isi. Kandi uko wifuza kubaho ni wowe ubizi, nta wundi muntu ubizi.
nubaho ubuzima abantu bakabona ari bubi, ibyo birabareba nyine, bo nibakomeza ubwiza bwabo nawe ubeho ububi bwawe nyine. Ikintu cya mbere ni ukunyurwa. Ubu njye kuza ukambwira ngo mbayeho nabi cyangwa se simbayeho neza, nta kintu njye bimbwiye. Urantunze se? Kereka untunze kandi niwe waba ufite inshingano nyinshi cyane zo kugira ngo mbeho neza, sibyo? Ndamutse kandi nanabayeho neza nabyo ni njyewe byashimisha kurusha undi muntu uwo ari we wese, kuko ni njye uba ubivunikira, ni njyewe uba uhangayika ku bwabyo, ku bw'ubuzima bwanjye n'umugore wanjye. So nibyo nagiraga, nubwo butumwa nashakaga guha abajama banjye. Ubundi mwebwe mukomeze mukurikira ibiganiro kuri channel yacu ya Gaëtan na Kevin, dukomeze tubana umunsi ku munsi, sibyo? Mwabajama mubitekerezeho, dore uyu munsi ni kuwa gatandatu guhereje, mubitekerezaho murebe icyo mwakora. Sawa sawa. Ibivunanye nibyo biryoha, kandi kuko ikintu cyakuvuna uzacunge uvuye gukorera nubwo cyari igihumbi cyawe, uburyo ukirya wishimye biba bitandukanye n'uko urya icyo umuntu aguhereje mu ntoki. Biba bitandukanye nyine, icyo umuntu aguhereje mu ntoki urakirya ariko uba wumva utari proud, ariko iyo kurya amafaranga yawe wakoreye wavunikiye uba wumva wishimye byatari. Ngayo nguko ibivunanye nibyo biryoha, turi kuboneka. Singiye kuryama, umva akavura kari kugwa, singiye kwiryamira. kandi ijoro ryiza, mugire ijoro mwese nimba kirebye ku manywa, mugire umugoroba mwiza, mugire igitondo, mukomeze kumererwa neza.